bahaye ikaze nanone bakunze ba Family TV mudahwema gukomeza gukurikira ibiganiro byacu bitandukanye nkuko amaze kubimenyera ni ikiganiro Amesta kibagezaho ibigwi cyangwa se amavuni n'amavuko ubuzima bwite bw'umuhanzi cyangwa se ikindi cyamamare cyo mu Rwanda. Uyu munsi rero muri kwibaza ngo tubuze kubabwira kuwe muhanzi cyangwa se nuwe muhanzi turi kumwe amaze kwamamara mu gihe gitoya cyane. Navuga ko ari gito kuko biratangaje kuba ahantu hose wajya mu makwe usanga abantu bose bakoze ibirori barifashisha indirimbo ze kubera ko ni indirimbo beshi bemeza ko zifite ubudasanzwe. Abariruwo musinukera abari gyusarira nkwambika impeta yuko ngukunda yo. Tumanze twinjire mu kiganiro cyacu Amesta cy'uyu munsi ndi kumwe na YVERRY tugwaye ikaze cyane. Murakoze cyane. Wenda ngwise YVERRY kuko wenda niryo zina wamenyekanyeho cyane ubundi busanzwe wewe witwa ni Rugamba Yves niyo mazina yanjye nyakuri none ryo buhanzi ni YVERRY nyine nk'ibisanzwe. Wenda abantu bashobora kuvuga ati ndi kubeshya ntago ari YVERRY wenda ngira nk'akaririmbo gato y'umanzu turirimbireho tumanje wenda twinjire no muri mode y'ikiganiro cyacu kugira ngo abantu bemere ko ari YVERRY waririmbye indirimbo zaciye ibintu hano mu makwe yo hanze ndetse no mu mitima y'abakundana niba ariko nabivuga. Hari umunsi nzishima uwo munsi umenya nsanarira ubwo nzakubita ivi hasi imbere y'Imana n'abantu nkwambika impeta nkuko njya mbirota. Wenda chorus burya niyo abantu benshi babategereje kuko yuganiye n'abakobwa cyane cyane cyangwa abandi imitima yasaritswe n'urukundo barakubwira ati iyo tugeze kuri la chorus gose nanjye numva iby'urukundo runjemo. Wenda niyo babategereje cyo Kinyarwanda twumve niba ari YVERRY nyawe cyo Kinyarwanda nawe uzandika indirimbo ngo wagize yasaritse imitima umutima urasarikwa siyo. Mbabarira uwo musinukera abari gyusarira nkwambika impeta yuko ngukunda yo nkuko njya mbirota. Mbabarira uwo musinukera abari gyusarira nkwambika impeta yuko ngukunda yo nkuko njya mbirota. Reka tujye kuki wahisemo kuririmba indirimbo z'urukundo cyane? Iyo niyo mpamvu nuko indebye ubona ndi mu murongo wo kuririmba indirimbo z'urukundo niyo mpamvu nayo nziririmba urumva ntabwo nakudevya. Ubundi ikintu kibaho gutungurana bibaho ariko cyane cyane iyo ukurikije umurongo w'ibiriho ukunda gusucceedinga nyine muri iki kintu urimo. Iyo ushatse kuvumbura uravunika bikazaza nabyo bibaho cyangwa se ntibinaze cyangwa abonye abantu bakeneye urukundo se ntabwo bashobora. Oya nuvuga ngo nicyo kintu isi ikeneye cya mbere nicyo isi ikeneye kandi urukundo ni ikintu kinini cyane kinini ku buryo abantu baranagikeneye buryo. Agahinda amarira mu maso kwakira kugiye umutima ntubibasha ese niki naguhaye uwe yaguhaye ukaba ugiye nubwo ugiye ndacyagukunda uzambabarire ujye umvugisha wenda gusa ubu nemeye kugiye utakiri uwanjye ubwo kunze undi ndabibona ko birangiye ubu nemeye kugiye utakiri uwanjye ubwo kunze undi ndabibona ko birangiye noneho uragiye noneho uragiye uransize. Iyo ukurikiranye indirimbo zawe zose YVERRY sinzi biba bifite ni indirimbo bakunda kwita ngo ni indirimbo z'inkuru mpamo. Bigaragaza ko wenda ni igitekerezo
kije ariko gifite ikindi kintu gisasiyeho ubuhanzi bwawe weho gushingira kuki bukomora kuki umukobwa yababaje umuhungu umuhanzi bijya bivuga ko ari ukuntu rwose ngo uhita ngiye character yanjye cyangwa ikintu numva kiza so kuririmba urukundo ngo ndagukunda ngo rutanga ibi nibi habwo urukundo rugira biba mu rukundo iyo niyo strategy yanjye ngiye ndirimba biba mu rukundo histoire ziba mu rukundo ushobora no kurangiza ntavuze ko ngukunda kandi ndi kukubwira ko ngukunda nuba ngo ndirimba ibintu biba mu rukundo nicyo kintu zawe nyine ni nacyo kibazo gikunda kugaruka YVERRY uririmba urukundo ariko umuntu ashobora kuvuga ati YVERRY nindi guha inspiration ku buryo amagambo nkayo rwose y'urukundo abantu benshi badakunda kwihangana rimwe na rimwe akabwira umuntu akumva ni mwiza YVERRY afite umukunzi umuha inspiration ya nawe pe nawe se ku myaka yawe watubwiye ko ufite imyaka 25 imyaka 25 biragoye YVERRY kwemeza ko umuntu adafite umukunzi biragoye ariko kuba bigoye ntabwo bivuze ko bidashoboka biba bishoboka inspiration yawe ibura ku buryo kuko itondekanyije amagambo wumva ko ari nk'umuntu ubwira nicyo bita impano iyo ni impano ntabwo poshinga ntabwo uvunika ukora ikintu nyine kiba kikurimo twese tugendera twemeze ko YVERRY nta mukunzi afite oya mwese se ni njyewe byemeza genda byemeza ko umukunzi wawe niwe wibwiraga ko wenda mukunda tuvuge ko ntawe ufite ntawe byibwira ibyo ari byo byose wenda turayasiba za relationship z'abantu wenda bo kubana kuvuga ngo tubane se ntawe YVERRY koko yagize copine yamugize cyangwa yamugize na n'ubu amukaba mufite oya ntawe afite wenda YVERRY aho arifashe kandi bigushubije turabona ko yifashe ndabigusubije nta kigusubije ntabwo ariko ntabwo oya ariko kubera ko bavuze ko umukristo reka tubyemere gutya sibyo noneho YVERRY reka tujye muri bibaho ko umuntu ashobora en fait mba ndi mu buhanzi ubuhanzi n'umukopine nta hantu bihuriye kuba wakundwa cyangwa kuba wakunda bibaho ariko ntabwo bivuze ko kuri uwo muntu uri gukunda ahubwo icyo nicyo kibazo kinyinjira mu kindi kibazo nagiye kukubaza icyo ushaka YVERRY none wabaye expose hanze umusore bamwe mu bakobwa bashobora kuba bifuza ko wenda kuba bakunda agati umusore urimba zira ndirimbo z'urukundo Trice nanjye bose wamumpa umukobwa ugiye kubona ukabona kwitira aravuga ati YVERRY rwose ndashaka dukundane muri no miss wenda sinzi niba ari igihe uzakundaniraho wabyakira ute nabimbwiye byaterwa na situation ndimo cyangwa nuko mbona urumva hari uwo numva nabwira wenda n'urugero sibyo ari we mbwiye nabyemera bimeze ate se ubwo umukobwa YVERRY azemerera niba kugeza ubu YVERRY ku myaka 25 nta mukunzi afite ibyo ikibazo rwose nta kuntu wagisubiza kubera ko man urukundo ntago ni ikintu kidafite formule iyo ushatse gushyira ibintu by'amaformule n'ibiki uba ugiye ntabwo uba ugiye gukunda bya nyabyo ni handi bakubwira ngo amagaye y'urukundo yabona ngo amaribori ubwo urumva nyine ni vuga ngo hari ikintu udashobora kubona nta kubeshya wenda kubaho twese turi abahungu abandi ni abakobwa bagira ibintu bavuga ati njye ndashaka umukobwa umeze utya uwo ntawe nshaka pe ufite condition nawe kuko nanjye uzankunda ndakeka ko ashobora kusanga uko meza atari ko yabitekereje ari byo akunda YVERRY muri kamere y'umuntu hanjye nk'urugero ushobora gusanga avuga ati ndashaka umukobwa muremure wenda ufite mu nda hameze gutya na gutya kuri YVERRY we mubyifuza ko ntabwo bijya bibaho shatse naba nkubeshye kabisa ni kuvuga ngo Imana izakwiye bibonye n'ubundi igomba kumumbonye wese namubonye hariya ngo mwirukangana ngo nabonye akurikije ibyo nshaka wabi ariko se n'ibyo umva nibura yazabarusha abandi ikintu yabarusha abandi abaye njye nakunda character ahubwo aba yazi ibintu byinshi ushobora kumubaza wenda minisitiri uriho kuri Isaka akaba yamukubwira ukasanga wenda yakubwira ibijyanye n'ubuganga ugasanga yakubwira ibijyanye no gutwara en fait aba umuntu w'umutete mu mutwe atari umukobwa wenda kubaza ibintu bya filime za soto we atari voilà ahako nabyo icyo gihe nawe nabyo babizi nabyo biri mu byo abagomba kubaza YVERRY warize umustar washaka umukobwa utarize cyangwa se utarize cyane rwose nk'urugero yaba ameze tuvuga kuri we yaba atarize ubwo ni icyo kintu ngicyo urumva
kugira ngo ukunde n'umuntu ntabwo wicara ngo utegure wandike ngo ngiye gukundana n'umuntu wize cyangwa utarize. Wowe hari situation runaka mugeramo urumva wenda iyo relationship kaba mwayi creating aho ngaho, icyo gihe ntabwo mu biganiro muzagirana uzajya kumubaza ngo ese ngo warize cyangwa ntabwo wize, ngo ese ngo ibyo ntabwo bimubaza ku munsi wa mbere, kandi atarize ntabwo namwanga haciyemo iminsi, kuko nzi ko ku isi umuntu ubaho ntabwo ari uwize gusa. Hari umunsi nzishima, uwo munsi umenya nzanarira, ubwo nzakubita ivi hasi imbere y'Imana n'abantu, nkwambika impeta nk'uko njya mbirota.